derby yahumuye cyane, ibintu bimeze nabi, amasaha arabarirwa ku ntoki ngo rwambikane hagati ikipe ya APR Football Club na Rayon Sport kuri stade Amahoro i Remera. Ni umukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona y'u Rwanda. Tujye kuganira byinshi uko amakipe yombi yiteguye kugeza amagingo, aho twibanda cyane kuri APR Football Club uko bimeze, dore ko rutahizamu DJIBRIL uwatara niyibizi RAMAZAN kapiteni n'umugabo Claude hari byinshi batangaje kuri uyu mukino wo gutegura wa Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru. Muri Rayon Sport kandi nabo hari byo bagiye batangaza, by'umwihariko kapiteni wabo Muhire Keve. Turagaruka kuri byinshi cyane, abasifuzi bagomba kuyobora uyu mukino nabo barahari, abashyushya rugamba nabo uraza kumenya abaribo, ikijyanye n'amatike nacyo uraza kumenya ko gihagaze kugeza amagingo aya n'uburyo wabasha kwigurira itike yawe. Umukino ni ku isaha saa 9 kuri stade Amahoro i Remera, nibwo APR Football Club izaba yakira ikipe ya Rayon Sport. Umukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona y'u Rwanda saison 2024-2025 nibyo tugiye kuba tuganiraho cyane. Reka mbabwire ngo mbahaye ikazano kuri Sportroom TV Rwanda. Gusa nibwo bwa mbere ugeze hano, reka nkubwire ngo kanda kuri iryo jambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru y'imikino atandukanye, ntugajye ucikwa n'ibigezweho muri siporo, by'umwihariko ibivugwa hano muri shampiyona y'iwacu mu Rwanda muri rusange. Numara gukanda kuri subscribe, ukande kuri like, utwereke urukundo, ubundi ujyasi muri komanteri uduhereze igitekerezo cyawe. Ninde wegukana amanota 3 ku munsi wo ku cyumweru? Ninde utsinda igitego cya mbere muri derby muri rusange? Tubwire muri komanteri, utubwire uko uyu mukino wowe witeguye. Ese wamaze kuba wibika itike yawe cyangwa ntayo uragura? Duhure muri komanteri tubiganireho byose, tubive muzi ndetse ni muzingo. Ikindi kintu cya gatatu ugomba kumenya nuko ugomba gukora share kugira ngo usangize inshuti zawe amakuru y'imikino abagezweho, ukande kuri share ubundi kopie link rwose ubahereze no bumve iki kiganiro, bamenye byinshi ibigezweho kuri uyu mukino APR Football Club igomba guhuramo na ekipe ya Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru. Dutangire ku magambo rero ya rutahizamu wa APR Football Club DJIBRIL uwatara, avuga ko yamaze gusobanurirwa ibijyanye no guhangana hagati ya APR Football Club na Rayon Sport, kandi akaba ategereje gusa derby ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ku isaha saa 9 nibwo rwose uyu mukino uzaba utangiye. Rutahizamu ukomoka muri Burkina Faso ameze neza kuva yakwinjira muri nyamukandagira APR Football Club muri Mutarama, rwose yatsinze ibitego cyasa amaze gutsinda ibitego 3 mu mikino 4 amaze gukina ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, mu gihe kandi yitegura gukina derby ya mbere y'u Rwanda izabera kuri stade Amahoro. Rutahizamu yaburiye abo bahanganye, cyase yaburiye Rayon Sport n'abariyo muri rusange ko azaba ashaka kunyeganyeza ishundura agahesha intsinzi ekipe ndetse n'amanota 3 azayifasha kuyobora urutonde rwa shampiyona. Uwatare rero yakomeje agira ati, igihe nazaga hano ikintu cya mbere bambwiye no guhangana hagati ya APR Football Club na Rayon Sport, ndizera ko nzabatsinda kandi nkafasha ekipe yanjye kuba yakwitwara neza muri rusange. Derby rero ije mu gihe Rayon Sport na APR Football Club batandukanijwe n'amanota 2 gusa, mu gihe Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona amanota 42, APR Football Club iri ku mwanya wa kabiri n'amanota agera kuri 40. Kinyanyo kirimo ni amanota 2 gusa. Utsinda kuri uyu mukino araba yiyongereye amahirwe yo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka 2024-2025. Bibutse ko APR Football Club ifite ibikombe 5 bya shampiyona beruka byikurikiranya, niramuka itwaye kiraba cyo cya gatandatu kikurikiranya muri rusange. So gusa rero DJIBRIL uwataragize byatangaza, kuko na kapiteni niyo mugabo Claude hari byinshi yatangaje ko ekipe yiteguye neza muri rusange, ati kandi amanota 3 bayanyotewe kurusha ibindi byose, kandi yasabye abakunzi ba APR kuza kuri stade bakabashyigikira, bondi nabo bakabahereza ibyishimo, babahereza amanota 3 n'intsinzi nziza cyane. Ati kudatsinda Rayon Sport cyaba ari igihombo gikomeye. Uwo ni niyibizi RAMAZAN ati Rayon Sport tugomba kwitsinda kuko nta mpamvu nimwe yatuma tudatsinda iyo Rayon Sport, nubwo iri ku mwanya mbere ko twiteguye neza, dufite impamvu nyinshi zitwemerera kuba twakwitwara neza kuri uyu mukino tugomba guhuramo na ekipe ya Rayon Sport. Nabo
bagiye bagira ibyo batangaza. Ubundi reka mbabwire ku musifuzi cyase abasifuzi bagomba gusifura iyi derby yo mu rw'imisozi igihumbi, AP Football Club versus Rayon Sport. Rero umusifuzi mpuzamahanga hagati bamwita Ishimwe Jean Claude cyase mwite Cucuri, yahawe kuzayobora umukino w'umunsi wa 20 uzahuza Rayon Sport na AP Football Club ku cyumweru rwose. Aya makipe yombi azahurira muri uwo mukino akeneye intsinzi, aho Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 40 mu gihe AP ifite amanota 40 ku mwanya wa kabiri. Ni umukino ufite kinini uvuze kuko gutsinda kwa Rayon Sport byayongerera amahirwe yo guwegukana shampiyona heruka mu 2019, nubwo hasigaye indi mikino igera ku 10 muri rusange. Mu gihe AP Football Club yaramutse itsinze uyu mukino byafasha gutekereza ku gikombe cya gatandatu cya shampiyona kikurikiranya. Uyu mukino rero uzaba ku munsi wo ku cyumweru saa 9 muri stade Amahoro, wahawe umusifuzi Ishimwe Jean Claude Cucuri ufatwa nk'umwe mu basifuzi bagaragaza ubunyamuga mu kazi kabo, cyase mu basifuzi bitwara neza hano mu Rwanda ndetse no mu mugabane wa Afrika, kuko yaje no kubona badge ya FIFA imwemerera kuba umusifuzi mpuzamahanga. Abandi basifuzi rero bazungiriza Cucuri barimo uwo bita rwose Karangwa Justin ndetse na Mugabo Eric, nabo nibo basifuzi bo ku ruhande cyase bamwe bafite ibitambaro bita aba linesmen mu rurimi rw'icyongereza, nabo bazabungirije rwose Ishimwe Jean Claude Cucuri. Umusifuzi wa kane cyase umwe ufite table yo gusimbuza no kumanika iminota nyongera mwita Ngabonziza Jean Paul, mu gihe komiseri w'umukino ari Munyaneza Gervais, naho Sekamana Abdul Karim azaba ashinzwe kureba imyitwarire y'abasifuzi bazasifura iyi game ya AP Football Club na Rayon Sport. Kwinjira ati bihagaze bite kugeza magingo aya. Uyu munsi turi tariki ya 7 Werurwe rwose ibiciro bye byamaze kuba bizamuka. Ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino utegerejwe n'abatari bake hano mu Rwanda guhera kuri uyu wa 7 kuri uyu munsi ni 5,000 hahandi mu myanya isanzwe hejuru, mu gihe 7,000 ari hahandi mu myanya isanzwe ariko hasi cyane rwose yegereye kuri kibuga cyase kuri stade neza aho abakinnyi baba bari gukinira ni 7,000 bigera kuri 7, mu gihe 40 muri VIP cyase mu myanya y'abanyacyubahiro 120 muri VVIP. Nuko ibiciro bihagaze guhera magingo aya, nubwo bishobora kutubarizwa kuko AP Football Club yagiye igaragaza ko itajya ikunda kuzamura ibiciro cyane ku munsi nyirizina w'umukino, ariko niko byari biteganijwe ijya gusora uko amatike agurwa ndetse n'igihe azaba yazamukiye, gusa ntabwo barabizamura magingo aya, ariko mugure hakiri kare kugira ngo bitaza kuzamurwa mutaragura amatike yanyu. Kugura itike rero yo kwinjira kuri uyu mukino no gukanda akanyenyeri 939 urwego, ubundi wibike hijyanye n'ubushobozi bwawe, nawe uzabe uri muri stade Amahoro, apana byandi byo kubarirwa inkuru utaruhibereye. Nawe wayigura rwose ukazayihera amaso uyu mukino wimboneka rimwe hano mu Rwanda, kuko n'umukino utegerejwe n'abatari bake cyane hano mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Rwose bakunda kureba uyu mukino bitewe nuko baba bashaka kuguramo bamwe mu bakinnyi baba bitwaye neza kuri uyu mukino, kuko uyu niwo mukino uhagarara indi hano mu Rwanda. Ikindi ukwiye kumenya kuri uyu mukino kandi nuko umushyushya rugamba Anita Pendo cyase DJ Anita Pendo ari uzaba uri kuvanga imiziki ari muri stade Amahoro mbere yuko umukino utangira ndetse na nyuma y'umukino. Uyu mudamu rwose w'inararibonye mu kuvanga imiziki azaba asusurutsa abazitabira uyu umukino wa AP Football Club na ekipe ya Rayon Sport. N'abakunzi be rero bashobora kuza muri stade rwose bakenjewinga imiziki abari kugenda abahereza 5 kuri 5. Muhire Keve kapiteni wa Rayon Sport bari byinshi yatangaje ko amagambo kapiteni mugenzi we niyo mugabo Claude yaje kubatangaza avuga ko amanota 3 yo bamaze kuyatwara nta kibazo ntacyo bimubwiye, atari ko ukuri kuzagaragara ku munsi wo ku cyumweru turebe koko niba baregukanye amanota 3 cyangwa se tugifite ijambo. Ati twebwe turaciteguye neza, twiteguye umukino kandi twize ko tuzakomeza gushyiramo ikinyanyo cy'amanota 5 hagati yacu na AP Football Club muri rusange.
nibyo Muhire Keve yaje kubatangaza rero kuri uyu umukino, ndetse na perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tadeo nawe yavuze ko rwose ekipe ya Rayon Sport nubwo yagiye ivugwamo ibibazo bitandukanye ariko imeze neza rwose, iteguye neza gukina umukino. Ati turabizi ko ari umukino uba ukomeye hano mu Rwanda, ati nta kabuza tugomba natwe gukora ibishoboka byose tukareba ko twakwitwanza kandi dufite icyizere, haba abakinnyi bacu tubafite icyizere ndetse n'abatoza bacu tubafitiye icyizere kuri uyu mukino. Bibutse ko Rayon Sport igiye gukina uyu mukino rwose idafite rutahizamu wabo ukomeye rumaze kwatsinda ibitego 13, bamwita Fornganye no mutahizamu rwose ukomoka mu gihugu cya Senegal, akaba yaramaze no kubagwa mu ivi rye ry'iburyo, akaba ari kugenda rwose yoroherwa gake gake, nubwo agomba kumara amezi 6 ari mu bitaro cyase atagaragara mu kibuga ngo abe yafasha ekipe ya Rayon Sport. Ikindi kandi ukwiye kumenya nuko abakinnyi bose ba Football Club bameze neza, nta numwe ufite ikibazo cy'uburwayi cyase ikibazo cy'imvune, aba abatakizamu ba myugariro, aba defense, abazamu ndetse n'abakina hagati mu kibuga bose bameze neza muri rusange, nkuko twabigaragarijwe rwose mu myitozo yahariya yabereye ku kibuga cy'imyitozo cya Football Club Ishyorongi, niko bihagaze magingo. Ese ninde uzegukana amanota 3 kuri uyu umukino, dore ko ari umukino ukomeye cyane, no umukino w'imboneka rimwe hano mu Rwanda, rwose uboneka gake cyane kandi ukunda kunogera amaso y'abarebyi. Nubwo muri iyi sezo rwose umukino ubanza aya ma ekipe yombi yaje kuba agwa miswi anganya ubusa ku busa, ubu hitezwe ko rwose bashobora kuzabona ibitego, dore ko bagiye biyubaka uko bishoka kose. Rayon Sport yagiye yongeramo intwaro zitandukanye, ndetse na ekipe ya Football Club yaje kongeramo ba rutahizamu 3 bagiye kuba banakina derby yabo ya mbere. Abo ni Denis Omedi, Hakimu Kiwanuka, Jibril Shehe Uwatara, abo bose bazakina derby yabo ya mbere ku ruhande rwa Football Club. Mu gihe muri Rayon Sport uzabakina derby ya mbere harimo obita Biramahile Abedi Christophe, akazamo Adurayi Jaro, akazamo Dafe, akazamo uwo bita rwose Asanana Inosa. Abo ni bamwe mu bakinnyi Rayon Sport yaguze muri ku kwezi kwa mbere, nabo bazaba bigaragaza ku mukino wabo wa mbere wa derby. Niyo derby ya mbere bagiye gukina hano mu Rwanda, AP Football Club versus Rayon Sport. Ni ku munsi wo ku cyumweru duhurire kuri stade Amahoro i Remera, dutera ingabo mu bitugu ama ekipe yacu dushyigikira. Niba kandi ukunda AP Football Club, manura udutima tw'umukara n'umweru. Niba ukunda Rayon Sport cyase uri umureye muri rusange, manura udutima tw'ubururu n'umweru, ubundi tugaragare muri commentaire rwose. Muri commentaire duhurereyo turebe abafana ko namwe muhari ku makipe yombi, mutubwiye na muniteguye kugera kuri stade Amahoro, cyangwa se mutazaboneka muzabyumva hano kuri Sportroom TV Rwanda, mubwiye ko tuzaba tuhababereye 5 kuri 5 byose muzabikurikira hano kuri Sportroom TV Rwanda. Reka mbashimire rero, mbifurize umunsi mwiza, ubundi imyiteguro myiza ku makipe yombi, bazatwereke umukino uryoheye ijisho atari byandi byo kunganya 0-0. Reka mbifurize umunsi mwiza, hasta la vista. Iyi ni Sportroom TV Rwanda, subscribe, like, share, ubundi ujye muri commentaire uduhereze igitekerezo cyawe muri rusange.